njyewe sigaye ndi indaya nibishatse kuvuga se nshatse kuvuga ko mu gihe Morini namuciye inyuma kabiri ariko nabikoreye kure nagiye higiyo imisarane yarazibye ibintu byose imyanda hano yose uragira ngo uzaduteye macinya urayogeye birinde gukora imisarane ntabwo nzigera guca inyuma cyangwa njye ku wundi mugore hako nkingirwa mugabo ubundi nkawe tishwa ntabwo nshaka ko uza kwanduza imico umva mvira nundi musisi gushaka mu rugo rwanjye hako nkingirwa mugabo ubundi nkawe manu sari akira umva kubwire madame ndavuze ngo mvira mu rugo rwanjye nundi musisi gushaka mu rugo ejo utazanyambiriza umugore imico mibi yawe imico mibi yawe asoni uravuze nkingirwa mugabo umva nkubwire uyu mwobo ngo ni inzu uri kumva mbese ari agatangaza matera nziza naragaho se kuvureri nziza niyorosaga iki cyawe muramwisha uyu shashe nyiraba yasa igize indaya uzuye umuntu ukamumwisha noneho ndi kumwe nawe mu bibazo uyu nguyu rero bihaye kwinjiza abagabo bose abonye uyu nguyu yarishije banitazi baryamanye hano ibi bintu nababwiye byo kwigira indaya hano muri mutima umva mbwira ikintu bari gupfa umugabo basangiye umugabo rwose njye sindi kumwe nabo nta nubwo ndirimo reba intambara ngora muteza muri uyu mudugudu wanjye murashaka kuzamesha amanota mabi ubu se ko mumwishyura nirirwa mwiba mu mashini nirirwa mwiba abasore hahe bose mwigiye ejo bundi mu gipangu iri hano ngiye guhamagara polisi ntabwo njye nabyishoboye njye ndarengana rwose ndahamagara polisi murabisobanura ndarengana niyo nyiraba yasa wanze kibacema kwitoza ngo wanze kuduteza polisi waba yewe gize indahano mu rugo sindya ruswa kandi ni wowe umushutse nawe yamushutse sindi njyewe mubwira ngo mukubite ibide Yes, mravugana na Fandi Christine. muravugana na uyu mwahamagaye ni umudugudu wa Munitaryana Yes. maze cyane mu mudugudu wanjye rero ko nagira ngo muhereze abapolisi bamfashe ikibazo cy'abantu b'abakobwa hano bigize indaya usanga hari umuguza ndabona bakubise umuntu icupa mu gahanga ndabona aganga bakamenyeye rwose ushobora kuba ngiye gusha mu Okay, we are on the way right now. humura erega uba wibyimbije agatuza ibitugu reka data sinakubwira uri aho ngaho ese ubundi reka mbanze nkibaze ko nshimye uba wabyimbye hejuru y'aka kamoto nako ningirwa moto nta nubwo na moto igaragara kuko igenda ita amapiyesi kugenda wakibyimbanyeho uba ufite nk'imodoka wakiyemera bingana iki mana we umva nkubwire cyakoze urambabaje uwo mwobo wawe si nguwo cyangwa usigiye we n'umugore mada ujya unantangaza ubwo rero nawe ngo ufite umugabo Angel? Yes, sir. Magana grazie, cos'è? Intanto cosa sente? ngiye bafana Neze. abandi banakubwiraga rero bananiranye nk'uyu mudugudu wanjye bigize indaya n'abajura n'abanywa mu ibiyobyabwenge byarabarenze none bageze no kuri kategori yo kwica umuntu We ninde ukoze iki? fandi watubabare n'uyu nguyu biteje Mwembi ninde ukoze ndashaka kukoze iki? kubisa ivide reba ukuntu amugize Magoro, ndio tutasema kwa brigade. We Angel. Pameka mapinga. Kwa. Ndugu, tuhamagaye ambulance rero reka ize gutabara mama. ndabyumva fana
wowe ngo wararongowe cyakoze ntuzanseke umva jya umwana w'umwegakazi naribohoye rwose nta bintu byo kugira stress zingirwa mugabo ubwo surareba iki cyakoze abagabo mwamujya munsetsa ukananshimisha kweli umva mada cakenge nawe wibohore cyewe naribohoye ubu ntacyo waza umbwira ibohore njye naribohoye so mugume muri uwo mwobo wanyu ndabo barakiye umunsi mwiza abanyabyaha batuzanye bateje akavuyo paka we njaka Jenny kandi ufite agasuzuguro n'iki ngiki kigana gutya reko iki gihugu cyacu mashaka kukica mukoresha amagara yanyu n'ay'abantu soni murebe hano se ko byobetse amaso iyo muri mu cyaha se mubika amaso cyangwa murareba ukafana ndarenga ceceka ngo ntaje hari nawe uravuga hano uravuga ntabwo ijambo nasoni hanyuma wowe warwanye bigenze uyu nguyu nasanze aryamenye vuga ibyawe ntabwo mushaka ibyo we byawe byagenze bite warwanye bigenze bite nasanze aryamenye shire wanjye nyine tutana amagambo abantu umujinya mutamukuze kwida ko nabona nzi ko ari muri y'Imana umusaba imbabazi none rwakemuye ikibazo cyangwa wagiteje wabyumvishe ngaho ibohore ibyo nakubwiraga wabyumvishe ako se wa mugabo wagiye twara ibintu gake ngo aribohoye ntabwo wumvishe shinzi y'umugore ibyo nkoreye mu rugo rwanjye nkubwira ngo rinda yawe warangiza ukajya kunzanaho ngo mwariganye ngo mwagize uti wumvishe ibyo avugiye hano ngo n'umwobo riryamyemo kangahe rira risuragura ijoro ryose waragiza ngo n'umwobo ngo n'ibiki yaramazemo iminsi ngahe ariko wumvishe ukuntu ambwiriye aha ngaha ako se be wagiye twara ibintu gakeya ibohore nk'uko arimo kubivuga ibohore gira vuba wibohore ngaho ibohore se ibohore dore ko abagore ngo ibiki n'ibiki ukuntu akanura gusa kamve mu maso se nyine wagicucu va mu maso hanyuma wowe tugiye kuri nari namubujije arabyaha wari wamubujije hanyuma uriya we yaje mara fani njye rwose abangaba turabana ariko nyine bari bari gupfa umugabo ngiye we nta n'ikintu bikubwira bivuga nk'aho ibintu njyewe nta kosa mfite kuko muri uwo mugabo bapfaga ntaga nereta niba nta kosa ufite se uri hano marike nyine ni uko polisi yasanze turi kumwe cyakora ufite n'agasuzuguro mukuru imbabazi se urumva iryo jambo kwazi birahagije donc byaye muca abantu mugaye kugira imbabazi ntabwo tuzongera imbabazi zirakuraho uriya mwinshi ntabwo tuzongera hanyuma izo mbabazi ziramuzura niko mbabazi ntabwo yapfari ko kwa muganga ari kwa muganga witwa nde wowe nitwa Jori Jori ni izina nitwa Keza Jori ukareba umukobwa wakabaye ari uzarera igihugu bakabaye ufite umuco wigisha barumuna bawe uburyo abantu bashobora kubana muri sosiyete akazaba ababyeyi urimo arwanira uduhungu murwana mumera amaraso mu gihugu ntaso wise kandi ajati Toni rwose ndakwinginze mbabarira ndakwinginze urabizi naragututse naragusebeje mu muhanda rwose kubera ari kumwe n'umugore wanjye ko ndakwinginze mbabarira rwose ntumbwire nabi ndagusabye imbabazi y'ibyo nagukoreye nibwo wamenya ko abagore dufite agaciro hanyuma ese n'amazina yanyu urayibagiwe na Sara ni izina gusa uko wagira ngo yaje muri hoteli no kwifotoza muri dosiye dufite harimo no kunywa n'urumogi n'ibiyobyabwenge
urasubiza wanaciye amazi polisi nta kibazo ufite. Ariko nyine nababujije. Nababujije impamvu uri hano ni iyihe? Ni uko bagusanze nawe mu cyaha wakoze ikintu cyaha gihagarara. Kuko tubura umuntu n'umwe muri sosiyete ushobora kugaba abana ngo abahe inama abantu babane neza. Yaraga ngo bakubaga gusa. Ntabwo rwose kosora. Ariko rero ubwo ahubwo wowe ntukwiteho cyane. Nta soni. Ubwo se message utanze ni iyihe? Gasuzuguro kabi. Ubu mwibujije kuba ababyeyi bazarira igihugu. Mwarabyibujije. Mwashaka kuzaba indaya mukirwa musebye igihugu gusa mukabyara abana bakajya mu mihanda. Ese izi mfubyi musiga mu mihanda mubyara mukangwa kureba ngo babahaye indezo kwera ibintu mwirirwamo. Urumva zizarerwa nande? Mwibujije kuba ababyeyi nta soni. Tonda mbabara nakwinginze rwose. Ndabizi neza umugore wanjye muri inshuti magara kandi murakundana. Ndabizi ntandi hantu yajya kugisha inama. Ndakwinginze mbabara usabire umugore wanjye imbabazi. Naramuka mbabare tu sinzi icyo nzaguhemba rwose. Uribuka uburyo cyo wadututse ukadusebya mu muhanda turi kumwe n'umugore wawe n'inshuti yanjye ukatwandagaza. None uje gushakira umugore wawe hano. Ubu tuvugana nta kintu na kimwe nagufasha. Umenye ko ubu ngubu umugore wawe ari ku rusengero arabyuka ajya mu cyari wabo. Ari ku rusengero cyane rwose. Sawa. Biteguye se? Shani, ndi tayari kabisa. Je. Uzi ni isaha yo kugenda? Ni nimugoroba saa 12. Ibintu byanjye byose nabipaki. Wowe hamagara. Allo? Oui. Wa muntu wamubonye? Okay. Sawa noneho ngaho dusanga hahandi twavuganye. Banguka ariko. Sawa. Shiri. Mugeze Zanzibar rero. Karagisha. Shiri, bite? Pastor, isa shimwe. Isabwe icyubahiro Magi. Amakuru y'iminsi. Nari nje kukureba mu mubwire. Ngiye byananiye kubaka ngenda tashye waje nari nje kukureba mu mubwire yuko ngiye ngiye iwacu. Magi. Kuva cyagiye biracyari kwa kundi. Ibaze ko maze iminsi mu gasozi umugabo wanjye atazandara. Ese wowe ni umugabo? Magi, sinakubwiye ko kwihangana bitera kunesha. Ariko uyu ni wo musaraba wawe. Nakubwiye ko ugomba gukizwa ukagera ku musaraba. Sinabikubwiye Magi. Ca bugufi imbere y'umugabo wawe. Kandi kwihangana bitera kunesha. Ubu se Yesu Kristo ntabwo yihanganye. Ntabwo bamuteraguye imisumari. Ntabwo byakunda. Ukwihangana kugiye kwarangira. Magi, ihangane. Kwihangana bitera kunesha. Ariko uyu ni wo musaraba wawe. Uribaza umuntu w'umugabo utumye kurara mu gasozi. Pastor, mugwenda kubabara nakunda gupfukamira osima. Mbabara rwose n'umugoranye bazi. Biri. Ni wahe? Ndabiki. Soma umugore wawe nyine. Shengeze gute? Uzi ni umugore wawe? Umugore wanjye ni wowe. Ndakuzi se. Soma umugore wawe. Umva wavuye he? Sheri, aka kanya. Wafashe umugabo. Shendeza. Si umuturutse. Ariko nako. Oya. None se abantu urabazi? Soma umugore wawe. Sheri, uretse bwita Sheri. Kunono nagiye. Ndanamuzi se. Tipe iki gihe bwabaye ni umugore wawe nese aragusoma ata umugore wawe. Uyize. Umva. Si uyu ngo muzanye se ngewe. Ibindi ntabizanye. Umva mupe. Muzanye se. Umva ashira simukadi yawe telefone. Umva mupe. Umva iyi ni surprise nari ngufitiye. Si uyu umugore muzanye. Umva iyi ni Zanzibar nari ngufitiye. Igihe nahereye narakwihanganiye bihagije. Oya ntashye. Umva.
umugore wawe wamusomye si yose umugore wawe naragututse naragusuzuguye ariko mbabura nyingingire umudamu wanjye agaruka oya Imana irababarira njyewe ndakwinginze mu nyingingire burya uko byagenda kose imbabazi zimbamo kuri pastor mazandugoze ndakwenda kwinginga niwo murimo dushinzwe kubabarira Magi pastor uyu mugabo yangejeje Magi ngaho nyumva mukobwa wanjye nyumva uri kunyumva neza ndakumva pastor nukuri ndakubwiza ukuri byubabarira ndakwinginze kandi mushumba rwose ndabizi Magi ni umukobwa mwiza njyewe nzi yuko namutoje kubabarira Magi ntabwo wamuha imbabazi pastor niba yemeye guhinduka akemera ko agiye kumbera umugabo mwiza nanjye ndamukunda nukuri niba yemeye yuko tugiye kubana mu mahoro nanjye namubabara n'umugabo wanjye ko ndamukunda haleluya reka ibi biganza mbisengere telefone yawe nari naraguhaye ndayifite kumva mbabarira kwihangane bihagije ntako ntagukoreye ntacyo ntaguhaye ariko kubimuruburu mu bagore hehe mu bakuki byose oya cyo gukora ikintu ngiye gukorera akira simukadi yawe uburaya bw'ubuhezi genda akira simukadi maze yawe akira ujye ubona uko uteretana n'abo bagore bawe ko ntacyo ngiyanjye ndayifite nishubije ibyanjye sawa none se wowe biteye ariko se wanetse ngenda kuzi se njyewe ntabwo nzi ariko se wakwita ntabwo uzi njyewe baba iki gihe ubuhehe uyu munsi ntabwo nzi ntabwo ariko fata umugore wawe umugabo wawe fata umugabo wanjye cyangwa umugore yakujyana iki kiganza nyishyize mu maraso ya Yesu ntibazongere gushwana kandi nimuzapfa ubugari umupfibi biri jya umuhahira afite inshingano zo kugukunda mugakundana haleluya reka mbasengera ubundi mugende nk'uko Uwiteka yabafatanyije vuga amina amen vuga amina sema amina haleluya uri Imana nyamana ndagushimye ndaguhimbaje mushimiye yuko aba bantu bahuje urabahuje Mana haleluya ibi biganza ndabifatanyije ntibazongere gupfa ubusa bagende batunganirwe nk'uko batazongera gukora icyaha ukundi bazajya baza mu materaniro buri munsi uri Imana nyamara ndagukunze kandi nizeye ko ubikoze amina biri ngaho mugende haleluya mugende amina ngaho ego uriya mukecuru ni nde niki cyawe n'abantu nkamwe mwavaga he mujyayo kuri iyi si ya rurembo urafashwe ariko sheri urazi ibintu umpombeje uhomba iki iriya modoka ngo ni yande cyakoze nawe urihemukiye ukuntu wari umaze gucya reba imyenda myiza nese uriya murihe nawe nigeze mba mubi sheri none se umva nese bigenze bite nawe sigara aho bihanganiye sheri kumbe n'iriya modoka ntabwo ari ukuntu kwa Cadette nahavuye nibyize nabihenuyeho umugabo wanjye twaratandukanye Mana we ndasanze